twongere tubaramutse mwese bavandimwe dushimira n'Imana iduhaye uyu mwanya wo gukomeza kuganira ku byayo. Imana ihabwa icyubahiro. Muri aya masaha wo mugiye kuganirira hamwe ni umuhire Wezire. Mbere yuko dukomeza tuganira, reka tubanze dusenge nyuma dukomeze. Data wa twese uhoraho uri mu ijuru, turagushimye mubyeyi wacu, tugushimiye imbabazi n'ubuntu ukomeje kutugaragariza. Duhaye ubuzima, duhaye amahirwe yo kurama, kandi mwami ntiwishimiye ko turamira mu byaha kuko duhaye umwanya wo kwiga ijambo ryawe ngo ritunge nawe. Urakoze, uturinde umutima ukunanira, duhe umwuka wera udushoboza gutera imbere mu byawe no gukorerana nawe mu ruhande rwawe. Tubigusabiye ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Reka tubashimire, dushimira n'uyu mwanya mwiza Imana iduhaye wo kuganira mu ijambo ryayo. Imana ihabwa icyubahiro. Tugiye kuganirira hamwe ijambo ritubwira akaga k'umwenda. Mu bintu biteje isi akaga harimo n'umwenda. Kugira amadeni ni ikibazo kiremereye, ni ikibazo gitumye abantu benshi bagwa mu ngorane, ndetse bamwe bata n'imiryango yabo bagatandukana bahunze imyenda. Dukurikije uko ijambo ry'Imana ritubwira mu gitabo cy'Abaroma igice cya 13 umurongo wa 8, hatwiyama ko nta madeni cyangwa imyenda dukwiriye kugira. Uwo murongo mu Baroma igice cya 13 umurongo wa 8 haranditse hati ntimukagire umwenda wose keretse gukundana. Iri jambo rishatse kutugaragariza neza ko nta wundi mwenda dusabwa kugira, kuko uramutse ufite umwenda uba wishyize mu kaga, uba wiboshye, kuko Bibiliya itubwira neza ko kujya mu myenda, kujya mu madeni bitera akaga, ku buryo kukivanamo bishobora kugorana. Mu gitabo cya Matayo igice cya 18 hatwereka akaga gashobora kuzanwa no kuba mu buzima bw'imyenda. Turagerageza gusoma igitabo cya Matayo, igice cyaho ni icya 18. Reka duhere ku murongo waho wa 24. Kuri uyu murongo wa 24 haratubwira hati abanje kubara bamuzanira umwe mu bo yishyuza italanti inzovu. Ni umutware, kandi uyu ni umugani waciwe na Yesu, ariko ari kwerekana akaga k'ideni cyangwa se k'umwenda. Umutware rero abanje kubara bamuzanira umwe muri abo yishyuza italanti inzovu. Ariko kuko yari adafite ibyo kwishyura, shebuja ategeka kumugura n'umugore we n'abana be n'ibyo yari afite byose ngo umwenda ushire. Tekereza nawe gutegeka ngo kugira ngo umwenda ushire ni uko bakugurisha, bakagurisha umugore wawe, bakagurisha abana bawe ngo wa mwenda ushire. Birumvikana ko waba ubaye imbata, n'umugore wawe ari imbata, n'abana babaye imbata, kandi nabo bazabyara nk'abuzukuru bazaba ari imbata. Noneho ku murongo wa 26 hati umugaragu aramupfukamira aramwinginga ati mwami nyihanganira nzakwishyura byose. Shebuja aramubabarira aramureka, amuharira umwenda. Ariko uwo mugaragu arasohoka asanga umugaragu mugenzi we yagurije idenari y'ijana. Aramufata aramuniga, aramubwira ati nyishyura umwenda wanjye. Namwe mwumve, iki ni ikibazo gikomeye, nubwo hari ahandi byerekeje, ariko uyu wababariwe umwenda kuko azi neza icyo umwenda utwaye, afata mugenzi we nawe yari yaragurije ati nyishyura umwenda wanjye. Atabonye ubwishyu yaramufashe aramuniga, ntiyanamwihanganira na gato. Iki ni ikibazo kugeza ubwo ku murongo wa 30 yamubwiye 29 hati umugaragu mugenzi we yikubita hasi
aramwinginga ati nyihanganira nzakwishyura. Ntiyakunda, maze aragenda amushyira mu nzu y'imbohe kugeza aho azamarira kwishyura umwenda. Namwe mwumve aho imyenda ijya itugeza. Abagaragu bagenzi be babonye ibibaye barababara cyane, baragenda babibwira sebuja uko bibaye byose. Maze sebuja aramuhamagara aramubwira ati wa mugaragu mubi we, naguhariye wa mwenda wose kuko wanyinginze. Nawe ntiwari ukwiye kubabarira mugenzi wawe nk'uko nakubabariye? Shebuja ararakara, amuha abasirikare kugeza aho azamarira kwishyura umwenda wose. Ndumva aya magambo arasobanutse kandi ni ikibazo gikomeye. Ibi byose byo kunigana, ndetse ibi byo kujya mu mazu y'imbohe, ibi byo kujyanirwa abacamanza, ibi byose ni akaga ariko tuzanirwa n'imyenda cyangwa n'amadeni. Mu gitabo cyitwa Inama ku Busonga, urupapuro rwa 286 ho haranditse ngo evite redete komurerepre, cyangwa se ngo irinde umwenda nk'uwirinda ubushita. Buriya umwenda ni mubi ku buryo umwenda akaguteje, ibyanditswe byera byakagereranije n'ubushita. Rero baravuga ngo dukwiriye kwirinda imyenda nk'abantu bari kwirinda ubushita. Umwenda utera akaga. Burya cyane cyane nk'iyo umuntu yakugurije, hari inshingano kunyaga, kuko umwenda ugushyira mu bibazo bikomeye, ariko uwawuguhaye we hari byinshi biba bigutandukanije nawe. Icya mbere, ntiyakora icyaha ngo umucyahe. Oya, ntibyashoboka, kuko uwakugurije ababaye sobuja utashobora kumucyaha. Icya kabiri, iyo afitanye ibibazo na bagenzi be ntabwo washobora kubikiranura, kuko iteka ryose uhengamiraho wa mwenda uri, ngo ahari atazavaho akwishyuza wa mwenda kandi udafite ubwishyu. Icya gatatu, ubaye ufite ubushobozi bwo kunganira, mbese iyo afite ubushobozi bwo kukunganira, ntabwo yakunganira kandi arimo imyenda. Oya, ntabwo byashoboka, kuko ideni cyangwa se umwenda mu bintu biteje akaga abantu cyangwa se mwene muntu birimo. Ndagerageza gutanga ingero mu gitabo cy'urwa kabiri rw'Abami, igice cyaho cya 4, hatubwira amateka y'umupfakazi, kandi bigaragara ko umugabo we yari umuntu wubaha Imana ndetse yari umuhanuzi, ariko aza gupfa ari mu mwenda kuko umugore atabonye ubwishyu. Ijambo ry'Imana ritubwira ko nyiri kumuguriza yaraje aravuga ati nta bindi, ndajyana abana bawe. Kandi aho umugabo yari yaramusigiye abana 2, ariko uwishyuza aje aravuga ati ubwishyu bungana n'aba bana 2, none ndabatwara mbahindura imbata, nibwo bwishyu bwanjye. Reka dusome. Haranditse ngo bukeye umwe wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa aramutakambira ati umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi yuko umugaragu wawe yubahaga Uwiteka. None umwishyuza araje, arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abahindure imbata ze. Elisa aramubaza ati none se nkugirire nte? Mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Wenda tutagiye gusoma uburyo umuntu w'Imana yamushakiye ubwishyu, ijambo ry'Imana ritugaragariza neza ko uyu mugore bari bagiye gutwara abana bombi 2 yari afite, kandi niba umugabo yari yaramusigiye nta nubwo yari afite icyizere cy'uko azabyara abandi. Ariko ikibazo ni uko umwishyuza amaze kuza yaravuze ati aba bana bombi nibo ndajyana bahinduke ubwishyu. Kandi reka mbabwire bavandimwe, aka kaga ko kubura byose, aka kaga duterwa n'imyenda, benshi ntabwo bayifata ari uko
bafite ibibazo, ntabwo bayifata ari uko bafite ingorane baguyemo ngo bajye kwivana mu myenda, ahubwo benshi bajya gufata imyenda ari uburyo bwo kugira ngo batere imbere, bazamuke, basiga abandi, bagire imiryango ikomeye, bagire amazina amenyekana. Ndetse iyo witegereje uko ijambo ry'Imana ritubwira, iyo yamaze gufata ya madeni amutura mu kaga, akamutandukanya n'abantu, akamutandukanya n'inshingano, akamuteranya n'Imana, agasigara mu isi adafite aho ahagaze, kandi ubunyangamugayo n'ubupfura bwaramaze kuzimira. Mu gitabo cy'Imigani ho hatubwira ibibi by'imyenda, kuko ijambo ry'Imana ritugaragariza neza ko burya abafata imyenda inshuro nyinshi ntabwo ari abari mu bibazo, ntabwo ari abari mu ngorane ngo bashaka kuzivanamo, ahubwo ijambo ry'Imana ritubwira ko imyenda ahanini ifatwa n'abafite imiryango, n'abadafite ibibazo ariko bashaka gutera imbere ngo basumbe bagenzi babo. Mu gitabo cy'Imigani igice cya 17 umurongo wa 19 haratubwira hati, ukunda intonganya abakunze n'ibicumuro. Kandi koko ufite ideni ubushatse intonganya, kandi izi ntonganya ziba zaguteranya na mugenzi wawe waguhaye umutungo we usabwa kwishyura. Hepfo hati, ushaka gusumbisha abandi urugo aba yishakiye kurimbuka. Byari byiza ko unyurwa n'ibyo ufite, byari byiza ko unyurwa n'ubushobozi waramukanye, ariko iyo ushatse gusumbisha abandi urugo kugeza ubwo bigutera gufata imyenda, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo uba ushaka kurimbuka, kuko iyo nzira nta niho igana. Naho mu gitabo cy'Imigani igice cya 28 naho hatubwira ijambo rikomeye rijya gusa n'iri. Imigani igice cya 28 umurongo waho wa 20 haravuga hati, umunyamurava agwiza imigisha myinshi, ariko uwihutira kuba umukire ntabwo azabura guhanwa. Ijambo ry'Imana ritubwira ko hari abantu bafite ishyaka n'umwete byo gushaka gukira, kandi ntabwo bashaka gukira bitewe n'ubushobozi baramukanye, bitewe n'imbaraga baramukanye, ahubwo inshuro nyinshi ngo abantu baba bashaka gukira ngo ariko bafite byinshi bishe, bafite ibyo birengagije, bafite ndetse n'imirongo itabibemerera. Mu gitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wa mbere hatubwira ko benshi birengagiza inshingano z'umurimo w'Imana ngo kugira ngo biteze imbere, bakire, bahinduka abatunzi, ngo ariko ibyo bakabikora inshuro nyinshi bamaze kubamba inshingano z'iby'umwuka zibareba. Haranditse hati, il m'a été montré que beaucoup de gens en divers lieux ajoutent ferme à ferme, terre à terre, maison à maison, arega qu'ainsi il pour mieux et de la cause de Dieu. Neretswe yuko ahantu henshi abantu bari kongera ibikuyu ku bikuyu, imirima ku mirima, amazu bakayubakira hayandi, kandi bakavuga yuko nibamara gutera imbere ari byo bizabashoboza guteza n'umurimo w'Imana imbere. Serere gisikize nizo nzitwazo bagenda bagira, ariko ijambo ry'Imana harino riratubwira ngo baba bari kwiboha, ntabwo bashobora gukora umurimo w'Imana babifatanije no gushora imbaraga zabo zose mu butunzi. Haravuze hati, Serite achète des chats et travaille de toutes leurs forces pour les payer. Benshi baragura imirima kandi bagakoresha imbaraga zabo zose kugira ngo bayishyure. De la sorte qu'ils ont à faire, qu'ils n'auraient reste qu'un peu de temps pour prier, servir Dieu et obtenir d'ici la force de résister aux tentations. Hano hati bakoresha imbaraga zabo zose ku buryo izo mbaraga n'igihe bibanyaga igihe, ku buryo ngo badasigarana igihe cyo gusenga, ntacyo bakorera Imana kuko umwanya ntibawufite, ndetse ngo n'igihe cyo gushyikirana n'Imana ngo ibaha imbaraga zo gutsinda ibishuko, icyo gihe ntacyo bafite. Hepfo hati, il se mette ainsi dans les dettes, kugeza n'ubwo binjira mu myenda. Car l'œuvre de Dieu a besoin d'être aidé. Iyo umurimo w'Imana uri guhamagara ukeneye umutungo, ils ne peuvent le faire, ntacyo bashobora gutanga, car il faut qu'ils se libèrent d'abord de leurs dettes. Kuko baba bavuga bati,
amadeni twafashe aratuboshye, byari byiza ko tubanza kwivana muri uyu murunga. Meosito libere, kandi n'uwashobora kubaha amafaranga ngo bivane muri ayo madeni, iri serwanye ankoro diboshome, ideni riranduza, n'ubundi bashobora gufata ndi bakajya kure y'inzira y'ukuri. Bavandimwe, nshuti bakundwa, ideni ni ikibazo, ndetse ideni ni ribi. Ndabaha ingero. Iyo wafashe iri deni, kuko ngo umurimo w'Imana iyo ukeneye gifasha, ngo ntabwo washobora kugira icyo utanga. Birumvikana ko ushobora kunguka ntushobore gutanga 1/10, ushobora kunguka ntushobore gutanga amaturo kuko uri gutekereza ku nguzanyo n'inyishyu zayo n'inyungu zayo, ndetse ntabwo bagutumira mu nama yo gufasha abakene ngo uzagira icyo utanga, kuko inshuro nyinshi uba uri gutekereza mu by'ukuri ku kuntu ushobora kuzishyura. Dukurikiranye uko ijambo ry'Imana ritubwira, ijambo ry'Imana ryo ritubwira ko abafata imyenda inshuro nyinshi ngo ntago ari inyangamugayo. Reka twumve uko mu gitabo cy'Ibihamya umuzingo wacyo wa 2 urupapuro rwa 50 babivuze. Haranditse hati: Vous attire le blâme si la cause de Dieu en demeura dans un endroit où pendant un certain temps vous vous laissez aller à l'indolence et vous êtes ensuite obligé de faire des dettes pour nourrir votre famille. Mwamaze gushyira igisebo ku murimo w'Imana, kuko mwibera ahantu mudashobora gukora kandi mukeneye gutunga imiryango yanyu, bityo mukajya gufata amadeni kugira ngo mubone icyo mubagaburira. Bavandimwe, aya magambo ateye ubwoba. Nawe reba, ijambo ry'Imana ridusaba gukora, cyane ko mu gitabo cy'Abatesalonike ijambo ry'Imana ryaravuze ngo udakora ntakarye. Ndetse Pawulo we yaranditse ngo umuntu udashobora gutunga abe cyane cyane abo mu muryango we ngo abari hanyuma y'utizera. None ngo abantu benshi bahera mu bunenganenzi, abandi bakaba mu bunebwe, ngo ku buryo kugira ngo bazashobore gutunga imiryango yabo ngo bibasaba kujya gufata imyenda. Igiteye akaga niki? Haravuze hati: Vous n'êtes pas toujours honnête au point de payer scrupuleusement ces dettes. Nta nubwo muri inyangamugayo ngo hari iyo myenda mwamaze gufata muzashobore kuyishyura. Au lieu de cela, ahubwo ho kugira ngo mwishyure, vous changez de domicile, muhitamo kwimuka aho mwari mutuye. Bavandimwe, ngiri ishyano ry'imyenda, kandi benshi koko barayimukana. Ugasanga umuntu yaragiye yafashe imyenda, wenda ni muri banke, yafashe imyenda wenda ni mu masosiyete cyangwa amashyirahamwe runaka, yafashe imyenda wenda ni ku bavandimwe cyangwa ku baturanyi be, ariko yabona abuze ubwishyu agahitamo kwimuka aho yaratuye, akagenda nijoro kubugeza ubwo ntawe uzamenya irengero rye. Bavandimwe, kubura ubwishyu kuri benshi ni ukudakora. Icyo ni kimwe. Kudakora bitumye benshi bajya gufata imyenda, bamara gufata imyenda bakabura icyo kwishyura. Kudakora bitumye benshi bananirwa gutunga imiryango yabo. Ikindi, hari n'abandi bakora ariko ibyo babonye bakabisohora mu buryo budafite gahunda, kudashobora kuzigama, ndetse benshi ngo bajya batakaza cyangwa basohora umutungo urenze ibyo binjiza. Ibyo nabyo bikabatura mu kaga. Ejo cyangwa ejo bundi bakazafata imyenda, iyo myenda ntibazashobore kuyishyura. Nicyo gituma mu gitabo cyitwa Conseil à l'économie cyangwa se inama ku busonga, Madame White yaranditse ati, urupapuro rwa 270, hari amagambo ateye ubwoba Madame White yanditse. Yaravuze ngo 270, yaranditse ati: Dans votre lettre, uyu ni umuntu wari wandikiye Madame White amubwira ati, ndaremerewe, ndimo imyenda, nabuze ubwishyu. Amwandikira afite agahinda karemereye. Ariko Madame White yaravuze ngo, dans votre lettre, vous vous plaignez d'être sous le joug de votre dette. Mwanyandikiye mumbwira yuko mwikoreye umutwaro w'inteterurwa w'amadeni mwagiyemo. Mais vous n'avez aucune excuse à présenter pour justifier une telle condition. Madame White ati,
ariko uwababaza icyo iyo myenda mwagiye kuyimaza mu by'ukuri nta busobanuro mubifitiye. nawe umva kubona umuntu umubajije ngo mbese wari ugiye kugura iki, ni ikihe kibazo wari urimo, ni umwana wari watsinze wabuze minerivare, reka da, mbese ni umwana wari urwaye cyangwa umudamu cyangwa umugabo bituma ujya gufata imyenda. Madamu wahita ati nta n'ubusobanuro wabona bwo kujya gufata iyo myenda. Mu by'ukuri iyo witegereje abantu bamwe na bamwe ukababaza uti iyi myenda mwayigiyemo kuzihe mpamvu, nta busobanuro bagira, ntacyo bakubwira. Niyo mpamvu abantu benshi usanga nta bibazo bafite, nta ngorane barimo, ariko ugasanga bagiye gufata imyenda, bafata imyenda bakayifata umugambi nta kindi, ari ukuvuga ati nimara kubona ariya mafaranga, nimara kubona uriya mutungo, nange nzashobora kwiteza imbere, ntabwo nzongera kuringanira n'aba bavandimwe cyangwa aba baturanyi. Ibyo bigushije benshi mu kaga. Impamvu iyo ubuze ubwishyu ujya ku rutonde rw'abazarimbuka. Mu gitabo cya Zaburi igice cyaho ni icya 37 umurongo waho ni wa 21 haranditse hati, Zaburi 37 umurongo wa 21 hari amagambo aduhamiriza neza ko umunyemyenda atazajya mu bwami bwo mu ijuru. Haranditse hati, umunyabyaha aragurizwa ntiyishyure. Birumvikana ko abantu batishyura imyenda bahawe na bagenzi babo, bahawe n'ababagurije aho baba barayakuye ahariho hose, ariko barangiza ntibishyure, bitwa abanyabyaha. Niryo zina Bibiliya yabise. Haranditse ngo umunyabyaha aragurizwa ntiyishyure, ariko umukiranutsi we agira ubuntu agatanga. Bavandimwe, niyo mpamvu dusabwa kwirinda cyane, tukirinda imyenda, tukirinda amadeni, kuko iyo uyarimo kandi kwishyura utazabibasha, ijambo ry'Imana riravuga ngo izina bakwita nta kindi, ni umunyabyaha. Ubwo rero umunyabyaha biba bisobanuye ko uri ku rutonde rw'abazarimbuka. Niyo mpamvu bidusaba kubyuka kare tukagerageza gukora, cyane ko mu gitabo cyitwa kubwiriza ubutumwa banditsemo ijambo riri kuvuga ngo l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Burya ahazaza heza haringanirijwe ababyuka kare. Uryamira uri umunebwe nta kizakubuza gufata imyenda. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, n'abakora nabo bakwiriye kwiga kuzigama, kuko iyo utitaye ku kuzigama ntibizakubuza kujya mu myenda, kandi iyo ugiye mu myenda uba wiboshye. Ndetse abantu batazi gusohora amafaranga ngo bamenye ayo binjije, bamenye n'ayo basohora, ijambo ry'Imana riravuga ngo bagira indwara iteye ubwoba ku buryo kubafasha bigorana. Mu gitabo cy'Ibihamya umuzingo wacyo wa mbere urupapuro rw'102 bavuze ko dukwiriye kwitonda cyane n'igihe turi kuvura cyangwa turi gufasha abantu nka bene abo. Baranditse bati beaucoup d'entre eux, reka mpere haruguru, Dieu n'exige pas que nos frères prennent en charge chaque famille pauvre qui adhère au message du troisième ange. Hano hati ntabwo Imana yikoreje abadiyakoni umutwaro cyangwa se bene data umutwaro wo gufasha umuryango wose ukennye winjiye mu butumwa bwa marayika wa gatatu. Si c'était le cas, bibaye ari uko bimeze, il faudrait cesser d'évangéliser de nouveaux territoires. Gufungura ibirere bishyashya tubibwiriza uwo murimo wahagarara, car les caisses seraient vidées par les secours accordés aux nécessités. Kubera ko ibigega byasigara byambaye ubusa bitewe n'uko umutungo wakwerekera mu kugoboka abakene. Hano hati beaucoup d'entre eux sont dans la pauvreté par manque d'assiduité au travail et d'économie. Benshi nk'uko narindi kubivuga baba barakennye, ariko mu by'ukuri barakeneshejwe no kudakora. Ngo abandi nabo bakaba barakennye bitewe n'uko badashoboye kuzigama. Ainsi parce qu'ils ne savent pas employer convenablement leur argent.
gutyo bitewe n'uko batazi gusohora amafaranga yabo mu buryo bukwiye. Rero venir en aide yuje gufasha bene abo sore areyarite reri nuwire, aho kugira ngo ubu bateje imbere inshuro nyinshi ubu uri kubonona. Serite soro toujours pauvre, bamwe nubwo bakora ngo bazahora iteka ryose ari abakene. Kubera iki? Reri procure tous les avantages no reri servire liye, yewe nubwo wabaha iby'isi byose ntacyo byamara. Ne savent pas calculer et dépenser vite tout ce qui serait à leur possession, que soit beaucoup ou peu. Hano hati ntabwo bazi kubara, nta nubwo bazi gusohora mu buryo bwihuse ibiri mu bushobozi bwabo, byaba byinshi cyangwa byaba bike. Bavandimwe, ngiye ingorane ituma abantu bamwe na bamwe bajya mu imyenda, ugasanga mu by'ukuri bafashe amadeni badashobora kuzishyura, badashobora kuzashaka ngo babone, bagatakaza ubunyangamugayo, bagatakaza icyizere, kandi inshuro nyinshi bamwe ntibayafata hamwe ngo barekeraho. Usanga yafashe imyenda hariya, undi hariya. Nigeze nabona umuntu umwe yajyaga ajya gufata imyenda, akagenda ati munguriza ibihumbi 100, bakabimuguriza. Bamara kubimuguriza igihe cyo kwishyura cyagera, aho kugira ngo abishake yishyure, ahubwo akajya ahandi akavuga ati munguriza ibihumbi 150, nabo bakabimuha, akaza akavanaho 100 akishyura wa wundi, yarangiza 50 akabikoresha. Wa wundi wamugurije 150 igihe cyagera cyo kwishyura, akajya kuri mugenzi we wundi ati nguriza ibihumbi 200, akavanaho 150 akajya kwishyura wa wundi, agasigara namo ibihumbi 200. Aho kugira ngo imyenda igende iragabanuka, ahubwo ikarushaho kugenda iratera imbere, kugeza n'ubwo bazatwara umurima yahingaga, bagatwara inzu yaratuyemo, bagatwara ubutunzi bwe bwose, akahava yangara, kandi mu by'ukuri adafite ubusobanuro cyangwa se atashobora kuvuga ikibazo yahuye nacyo cyamuteye kujya muri iyo myenda. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo benshi baratandama, ku buryo n'uwababaza ngo mbese aka kaga mwakagezemo mute, ntabwo babibonera ubusobanuro. Ndakurahiye, ijambo ry'Imana ritubuza kwinjira mu myenda, kuko uwinjira mu myenda azagwa mu kaga gakomeye cyane, kuko inshuro nyinshi ntabwo ari abarwaje pe, ntabwo ari abarwaje, ntabwo ari ababuze za minerivare, ntabwo ari abari mu ngorane runaka, ahubwo abafata imyenda nabajya kushaka kwiteza imbere, bavuga bati dushaka gukungahara natwe. Kandi reka mbabwire, ibi nabyo abantu bakwiriye kubimenya, bakamenya ko ijambo ry'Imana riratubwira ngo no gukungahara burya birimo akaga. Nkanswe weho uri gushaka gukungahara unyuze no mu nzira zabuzanijwe, kuko Yesu yaravuze ati biroroshye ko ingamiya yanyura mu izuru ry'urushinge hamwe urudodo runyura, kuruta uko ingamiya, mbese kuruta uko umukire yakwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Umukire kwinjira mu bwami bwo mu ijuru birakomeye, ngo icyoroshye nuko ingamiya yanyura hahandi urudodo rujya runyura ugiye kudoda cyangwa se gushona umwambaro. Ngaho nawe tekereza, ni nkaho Yesu yari amaze guhakana ko abakire batazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Kandi bari gusobanura uwo murongo mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami, baranditse ngo erega burya gutwara igikombe kirimo ubusa biroroha, burya iyo uri umukene gukiranuka birakorohera, ngo ariko gutwara igikombe cyuzuye gisendereye ngo biragoye cyane. Uko niko abakire bafite imitungo ngo ntago biboroheye rwose kuzajya mu ijuru. Birumvikana ko wakennye, uri mu ngorane, uri mu kaga, wagerageza gufata umwenda, kandi nabwo ugafata umwenda, ariko wiringira ko igihe nikigera aho uzakura ubwishyu hakamara gutungana, nawe ushobora kuzagarura wa mwenda w'abandi. Mu gitabo cya Zaburi y'112 haratubwira hati, Zaburi y'112 umurongo waho wa 5 haranditse hati, hahirwa ugira imbabazi
akaguriza abandi. Koko umuntu birashoboka ko yagwa mu ngorane, birashoboka ko umuntu yagira amakene, birashoboka ko umuntu yaba mu buzima bubi buramutera kwivana muri iyo ngobate ari uko afashe umwenda. Kuko ijambo ry'Imana riravuze ngo hahirwa ugira imbabazi akaguriza abandi. Ariko byibura ijambo ry'Imana riravuga ngo uzajye gufata umwenda ariko uzirikana n'ubwishyu. Impamvu nuko benshi ijambo ry'Imana ritubwira ko ngo bajya banagaragaza ko bafashe umwenda bagataka bakarira, ngo ariko bakabigaragaza ari uko ibintu byabaye bibi bitagifite igaruriro. Maze ukumva umuntu ari gutaka ati nafashe ideni, nafashe umwenda, wagira ngo bazamfashe kuryishyura, inzu yanjye barayitwaye, umurima nahingagamo bagiye kuwujyana. Kandi ubwo abari gutakira ni abagerageje gukiranuka bari mu bukene busumba ubwe. Ugasanga wenda bari abakozi be, ariko niba ari gutakira ngo afite umwenda, kandi bo bagerageje kwihanganira ubuzima bubi banyuramo kugeza n'ubwo bagiye guhinduka abakozi buwo. Ariko akaza ari baririra ati nyabuna ndashize, ndagowe, ibyanjye bibaye bibi, mu by'ukuri banke iri kunyishyuza, abantu bari kunyishyuza, mbabereyemo imyenda, none ndagira nte? Wagira ngo mbona inzira zoroshye zo kungoboka. Ibi akabivuga ari gutaka atakira ababaye mu buzima bubi gusumba ubwe, kuko ajya gufata imyenda mu by'ukuri ugasanga yarabayeho neza, nta kibazo yari afite, ngo ahubwo yabitewe no kutanyurwa bikamutera gufata imyenda, iyo myenda ikamwinjiza mu ngorane zikomeye, agasezerera Imana n'umurimo wayo, maze imyenda ikamuteranya na bene se, ikamushyira mu buzima bubi bumutera gusuzugurwa n'uwo ari we wese, bitewe n'uko agaciro n'icyizere yari afite byayoyotse bitewe no kunanirwa kwishyura. Hano mu gitabo cyitwa Inama ku Busonga, paje 271 baravuze ngo prene avec itiye par sa grâce l'engagement solennel de rembourser vos dettes et de ne plus rien avoir à personne, même si vous devez vous contenter de porridge et de paix. Hano haravuze hati ubifashijwemo n'Imana n'ubuntu bwayo, higira kwishyura amadeni cyangwa se imyenda yose urimo, kabone nubwo wasigara unywa agakoma n'agatsima gatoya. Mbese nubwo igaburo ryawe bya bindi wari waramenyereye wabireka ukabiheba, ya mirire myiza, ya myambarire myiza, ngo ukayikubita hasi ariko ugambiriye kwishyura. Impamvu nuko abanyamyenda batazigera babona ubugingo buhoraho. Uwifashijwemo n'Imana rero, gerageza, higa, fata ingamba zo guhiga ko ugiye kwishyura, kabone nubwo uzasigara unywa amazi yonyine mu gihe wari waramenyere no kunywa ji cyangwa se ibiyirenze. None ngo gambirira kwishyura imyenda yose ubereyemo abandi, nubwo wasigara unywa agakoma cyangwa se agasate k'umutsima. Naho paje 267 haranditse hati votre force est suffisante pour pouvoir abondamment aux besoins de votre famille. Ngo rega imbaraga zawe zirahagije rwose, zirahagije kugira ngo ukemure amakene yo mu muryango wawe, zirahagije utarinze wajya gufata imyenda. Kandi birumvikana umuntu yahinga akarumbya, yakorora ntibigende neza, hari ingorane wageramo bikagusaba kufata imyenda, ariko byibura wagerageje. Kugeza ubwo hano bavuze ngo levez-vous matin, ubyuka mu gitondo, lorsque les étoiles brillent encore, ubyuke inyenyeri zikigaragara ku ijuru, s'il le faut, niba bishoboka. Faites vos plans en vue de l'accomplissement d'une certaine besogne, puis passez à l'action. Mbese ngo numara kubyuka ahasigaye uce gahunda, nibinashoboka uzipangane n'umuryango wawe, uvuge ngo ngiye kunyura aha namwe munyuraha, kugeza ubwo uzajya urya, ariko mu by'ukuri ibyo uri kurya
mu by'ukuri byavuye mu mbaraga zawe, byavuye mu bushobozi bwawe, ku buryo utazigera ufata imyenda yose ukayifata byagucikanye, kubera ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo hunga imyenda nk'uhunga ubushita. Ariko reka mbabwire bavandimwe, imyenda nibi mu nzira iyo ari yo yose, kuko Pawulo we hari ukuntu yanabivuze mu gitabo asanisha umwenda w'amafaranga, umwenda w'ibyo kurya, umwenda w'ibindi byari byo byose n'umwenda w'iby'umwuka tuberamwo abandi, mu gitabo cy'Abaroma, kuko burya imyenda igira amoko. Icyo cyatumye mu gitabo cy'Abaroma igice cya mbere umurongo wa 14 Pawulo yanditse ijambo rikomeye agira ati, Abagiriki n'abatarabagiriki, abanyabwenge n'abaswa mbafitiye umwenda. Aha Pawulo yaravuze ngo iki kintu cyo kugira umwenda, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ntimukagire umwenda wose keretse gukundana. Pawulo we yaravuze ngo uyu mwenda ndawuhorana, ngo kandi nkuhorana ku bantu bose, abagiriki n'abatarabagiriki, abanyabwenge n'abaswa, mbese ngo abantu bose ababereyemo imyenda. Yarashatse kuvuga iki? Aha haraduhamiriza ko tudakwiriye gutumbira ku mwenda uyu w'ibisanzwe ngo twibwire ko ari uzaturimbuza gusa, ahubwo abo usabwa kubwiriza ukaba utarababwirije ubarimwo umwenda. Cyane ko mu gitabo cyo kubwiriza ubutumwa handitsemo amagambo avuga ngo aho utuye bataramenya ukuri, ngo nujya utambuka muri izo nzira ngo ujye umenya ko amaraso yabo muri iyo miryango ari ku mutwe wawe. Nicyo cyatumye Pawulo avuga ngo abagiriki n'abatarabagiriki bari mu mwenda. Abo ugomba kubwiriza rero ubafitiye ideni. Noneho abo usabwa kugoboka, kuko hari abakene, hari abari mu ngorane, hari abo usabwa kwitaho muri ubu buzima busanzwe, abo usabwa kugoboka ukaba utarabagobotse n'ubundi bari mu mwenda. Hari abandi baba baraguye mu byaha ariko usabwa gucyaha, utabacyaha bakazarimbuka kandi nawe udasigaye. Ku ijambo ry'Imana mu gitabo cya Ezekiyeli riravuga riti, nimbwira umunyabyaha ngo gupfa azapfa, ariko ukicara ntumuburire, koko uwo munyabyaha azapfa, ngo ariko amaraso y'uwo munyabyaha wapfuye ngo azabazwa weho utaramuburiye. Rero abo gucyahwa nabo iyo utabacyashye mu by'ukuri ni ideni uba ubabereyemo. Ndetse si abo gusa, abo wavunishije, kuko mu nshingano zisanzwe tugira twese tugomba kuziseranganya buri wese mu mpano ye. Ndatanga ingero mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere, harimo amagambo akomeye. Madamu White yaranditse ati, ubwo nabonaga umugabo wanjye arwaye agiye gushiramo umwuka, ubwo nabonaga umugabo wanjye arwaye agiye gushiramo umwuka, ati naramwegereye ntewe impungenge cyane nuko umugabo wanjye agiye gupfa, ariko akaba nsigiye ideni, akaba nsigiye umwenda. Ati niko kumwegera mwicara uruhande, mufata mu biganza, ndamubaza ngo mbe mugabo wanjye waba uri kunyumva? Ngo yararebaga agasanga mu by'ukuri ashobora kuba atari kumva, kandi agiye kugenda amusigiye ideni ry'imvune yavunitse wenyine. Maze ngo umugabo ntiyamusubiza. Madamu White aravuga ati, niba unyumva ijwi rikaba ritashobora gusohoka, byibura afata iki kiganza ukomeje, biranyumvisha ahari ko waba ukintega amatwi, mu by'ukuri ko waba hari ibyo nakubwira weho ukabyumva. Maze ngo umugabo aramufata aramukomeza, ngo biba icyizere kuri Madamu White ko burya umugabo we agifite amatwi yo kumva. Ngo aterura amagambo aravuga ati, mu mirimo isanzwe, mu mishinga twateguye, narakuvunishije winjiye mu mishinga wenyine. Ngo yatura ibyaha bye, ngo kuko umugabo hari inshingano yari yarinjiyemo bagombaga gusaranganya, ngo ariko arazimuharira. Ngo ibyo byose yabonaga ari umwenda cyangwa ari ideni, ngo agiye kuzapfa ariko akarisigira umugore we. Ngo nicyo cyatumye amubwira ngo, niba unyumva ndakwinginze ngusabye imbabazi, narakuvunishije mu mishinga yose y'urugo, mu mirimo, muri gahunda twapangaga narakuvunishije, mbabarira wigenda unsigiye ideni. Ngo kandi niba umpaye imbabazi wongera umfate unkomeze, birambera ubwishingizi bw'uko ideni nari ngurimo waba urimpariye.
nuko ngo umugabo aramufata aramukomeza ngo basezeranaho neza ariko nta ubereyemo undi ideni. Ngaho nawe ibaze muvandimwe mwene data, birashoboka ko mu by'ukuri ushobora kubaho ukabaho ariko mu by'ukuri hari inshingano nyinshi wirengagiza, ariko izo nshingano wirengagiza ni imyenda abo ugomba gucyaha, usabwa kubacyaha. Kandi hari abantu benshi bazajya mu ijuru, bazajya mu ijuru bitewe n'umwete wawe. Hari n'abashobora kuzarimbuka bitewe n'uburangare bwawe. Mu gitabo cyitwa ubutumwa ku basore cyangwa se message à la jeunesse, urupapuro rwa 28 haranditse ngo hari abantu bazapfa ngo ariko bazize uko nawe wagiye ubafata. Wari uzi ubutumwa, hari inshingano wari ubafiteho ngo ariko ntazo wakoze. Haranditse hati au jour du jugement, ku munsi w'urubanza. Reka mpere haruguru gakeya, haranditse hati vous pouvez le détourner du Christ. Benshi watuma batera umugongo Kristo. De la justice, batera umugongo gukiranuka. De la sainteté, bava mu kwera edicier. Benshi wazatuma bazinuka ijuru. Au jour du jugement des âmes perdues pour vous montrer du doigt andiza. Ku munsi w'urubanza imitima izaba izimiye ishobora kuzagutunga urutoki igira iti ça lui je n'aurais pas trébuché, iyo atabaho ntago mba naranyereye. J'étais le progressif mal religieux, ntabwo mbese uyu nguyu niwe washyize umwijima ku iyobokamana yanjye. Iretekerere yarazi ubutumwa. Iri connaissait le chemin qui conduit au ciel, uyu yarazi inzira ijya mu ijuru. J'étais ignorant, je nabaye mu bujiji. Et je marchais en aveugle vers la destruction, kandi nagendaga memeze nk'impumyi iri kugana mu irimbukiro. Que répondez-vous à une telle accusation? Mbe mwene data, ko uri mu mwenda ukomeye, niba bari kukwishyuza ibi wewe uziregura ngo iki? Birumvikana abana b'Imana, imyenda ntabwo ari y'amafaranga gusa, ahubwo n'inshingano zacu za buri munsi hamwe na bene data zidushyiramo imyenda. Kandi iyo myenda uramutse utayishyuye yazagushyira mu mwanya mubi, kuko yazatuma utabona ubugingo buhoraho. Uko umwenda w'amafaranga utuvutsa ijuru, ni nako umwenda w'inshingano nawo utuvutsa iby'ubugingo buhoraho. Ku buryo mu gitabo cyitwa twegera ku musozo, mu gitabo cyitwa ibihamya umuzingo wacyo wa 2, urupapuro rwa 227 banditsemo amagambo akomeye avuga ngo lorsque nos frères seront descendus dans la tombe, igihe bene data bapfuye bari kumanuka berekeza mu bituro, nous n'aurons plus jamais l'occasion de retirer aucune des paroles que nous leur avons adressées. Ntabwo tuzaba tugifite akanya na gato ko kugarura ijambo twababwiye, ni d'effacer de notre mémoire aucune expression pénible à leur sujet, cyangwa se ngo dushobore gusiba mu bwenge bwacu uko twagiye turabagora. Bavandimwe, hari ukuntu uba waragoye umuntu, hari ukuntu uba waramuhemukiye, kandi yagucitse warasabwaga kumusaba imbabazi. Ndababwiza ukuri, kuzabona ubugingo bihoraho bizakugora, kuko yaragucitse kandi wari umubereye mideni. Ngo benshi rero ntabwo tuzigera dushobora gusiba mu bwenge bwacu aho twagiye turabagora. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo dusabwa kwivanamo imyenda yose. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ntimukagire umwenda wose, waba uw'amafaranga, waba uw'ibyo kurya, waba uw'inshingano twagombaga gukora kuri bene data. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ntitukagire umwenda wose, umwenda dukwiriye kugira ni wo gukundana gusa. Hano haravuze hati et si la mort nous sépare de nos amis et que nous les rencontrions pris jusqu'au jour où nous comparaîtrons
à la barre du tribunal céleste, nous les haravuze hati igihe urupfu ruzaba ruri kudutandukanya n'inshuti twakundaga kandi tukazaba tutazongera kubonana na bukundi usibye mu rukiko rw'Imana, nous ne redouterons pas que Dieu nous rappelle nos paroles. Ntabwo tuzirikana yuko nitugera imbere y'intebe y'imanza Imana izagarura ya magambo mabi, kuko baragiye ariko badusigira imyenda, baragiye mu by'ukuri basiga hari amagambo mabi, hari amakimbirane, hari ingorane twari dufitanye nabo ariko tutigeze turangiza. Burya kuba ufitanye ikibazo na mwene so ariko mutari mwarangiza n'umwenda ukomeye, kandi umwe aramutse agiye undi yabasigaranye umwenda atazivanamo, keretse gusa ko bazaburana iryo deni bageze imbere y'intebe y'imanza. Kugeza ubwo hano bavuze bati karamoro ferimereziye, igihe urupfu rumaze gukinga amaso y'uwapfuye, kareme sokuruwaze si la poitrine inanime, igihe amaboko bamaze kuyakunjira mu gituza cy'upfuye, combien rapidement s'évanouissait les différends. Mbega ukuntu twibagirwa vuba uko twagiye tunyuranya na bene data, tutumvikana, plus de rancune, aho twagiye duconcomerana, tugaragaza imizi yo gusharirana, kutumvikana. Mbega ukuntu tubyibagirwa bwangu. Iki ni ikibazo gikomeye, bihita byibagirana. Ahubwo ibiramambu hano baravuze bati que de louange on prononce sur les morts, ahubwo mbega amashimwe tuvugira ku wapfuye, amashimwe tuvugira ku wapfuye. Ubwo twibagiwe aho twashyamiranye, twibagiwe kutumvikana kwagaragaye hagati yacu, twibagiwe ibibazo twari dufitanye agiye bidakemutse, ahubwo uri kumushima kandi agiye akugaya kuko agiye umurimo w'umwenda none aragucitse. Ahubwo hano haravuze ngo mbega amashimwe tuvugira hejuru y'abapfuye, que bon aspect de leur vie se présente à leur esprit. Mbega ukuntu ibyiza byabo byongera kugaragara mu ntekerezo zacu. Désormais on nous donne libre au cours aux éroges, mais il frappe des oreilles qui n'entendent pas, des cœurs qui ne sentent plus. Hano haravuga hati ibyiza byinshi dutangira kubivuga bitewe nuko bagiye, ngo ariko tuba turi kubivugira mu matwi y'udashobora kumva, ngo tuvuga imitima idashobora kubitekerezaho ngo yakira ayo mashimwe. Sisemu wagira ngo ayo magambo avait été dit car l'esprit abattu, ayo magambo yaba twarayavuze umutima ugitera kandi ukiyakeneye, ka l'oreille pouvait entendre et qu'elle sentit quel agréable souvenir nous a gardiyo. Hano hati wagira ngo tube twarayavuze umutima ugishobora kuyakira, ugishobora kuyishimira, amatwi agishobora kumva, ngo mbega ibyiza twakabaye twarakoreye uwo muntu. Ariko baragiye badusigiye imyenda, kandi hirya y'iyo myenda weho uri kuvugira amagambo meza hejuru y'udashobora kwakira iyo neza. Ahubwo agiye azi ko mufitanye amakimbirane, agiye azi ko mufitanye ibibazo, agiye bitarangiye. Mu by'ukuri nawe urabizi, ahubwo ijambo ry'Imana riravuze ngo mbega ukuntu twibagirwa bwangu. Nawe urabizi iyaba akiriho amakimbirane yari gukomeza, ariko kuko agiye ubyibagiwe bwangu bisa naho umukize. Mu by'ukuri ngo aragiye ariko ideni urarisigaranye. Ni nayo mpamvu kugeza izi saha ngo abantu benshi barapfa ariko imyenda igasigara. Nibyo koko hagati y'umugabo n'umugore, umwe yagenda ariko akabasigiye undi umwenda. Umubyeyi yagenda akabasigiye abana umwenda. Abana banteze amatwi babizirikane, hari igihe umwana ananira umubyeyi akamubwira ntiyumve, akamucyaha, umwana ntabiha agaciro. Mu by'ukuri mu nshingano
ntiyigere agira na kimwe akora, zose akaziharira ababyeyi, ntagire umurimo n'umwe. Wa mugani ngo ibyaye imfizi iba yicuguriye amarago, ntugire icyo umara na gato, ahubwo umwana akagaragaza agasuzuguro, akabasimba irimo, ntiyite ku babyeyi, ntabaruhure imitwaro yo muri ubu buzima, maze wagira gutyo ukabona ba babyeyi barigendeye, umwana agasigara arabogoza. Ngo ariko igitabo kiratubwiye ngo abagucitse agusigiye umwenda utazavamo, ngo usibye ko muzabiburana imbere y'intebe y'imanza. Ku mugabo n'umugore nuko, ku muvandimwe na mugenzi we nuko, ku muntu n'umuturanyi we nuko. Urahirwe, ntukemere ko mugenzi wawe agenda agusigiye umwenda. Mwikiranure. Ndetse mu magambo turi busorezeho, Pawulo yavuze ijambo rikomeye cyane mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya 24 umurongo wa 16, avuga ijambo ry'umuhigo, kandi koko ryari mu bwenge bwe, kugira ngo atazapfa akagenda ariko ajyanye umwenda. Yaravuze ati, igice cya 24 umurongo wa 16, Pawulo yaravuze ati, nicyo gituma mpirimbana. Aya magambo araremereye. Pawulo yaravuze ati, nicyo gituma mpirimbana. Mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi, ngirira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Bavandimwe, mwite kuri aya magambo, ngo Pawulo ku manywa na nijoro yarahirimbanaga, ngo ariko icyabaga kimushishikaje ngo ni ukugira ngo hataba hari agatotsi yaba afitanye na mugenzi we, cyangwa se n'umuturanyi we, cyangwa na mwene se, cyangwa se ngo hakaba hari umworera hagati ye n'Imana ye, bityo ngo bigatuma hirimbana kugira ngo niba kanahari agerageze uburyo azagakosora, atazagenda kandi akagenda ajyanye umwenda. Uku guhirimbana kwavuyemo amagambo Pawulo yavuze ubwo yari ari ku musozo w'umurimo we. Mu rwandiko yandikiye Timoteyo amubwira amagambo akomeye agira ati, igice cyaho ni icya 4 umurongo wa 6, yaravuze ati, kuko njyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. Mbese bishatse kuvuga ko yabaye igitambo, kuko nicyo gisigwa ku gicaniro kigakongoka. Ntabwo yigeze ashaka guharanira agaciro ke, ntabwo yigeze yirengera, ngo ahubwo yabaye nk'ibisukwa ku gicaniro, yaba ku Mana yaba n'abantu, kugeza ubwo yavuze ngo, kuko njyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka ry'umwami wacu, umucamanza utabera, azampa kuri urya munsi. Iri jambo kurivuga kose ko yarwanye intambara nziza, ni kwa guhirimbana, atekereza ko hagati ye n'abantu cyangwa n'Imana hadakwiriye kuba ikintu cyabatandukanya. Bavandimwe, ngiyo inzira imwe rukumbi yo guhagarara udafite ikizinga mu maso y'Imana no mu maso y'abantu. Kandi koko nuramuka uhagaze imbere y'abantu udafite ikizinga, ugahagarara imbere y'Imana mu by'ukuri mufitanye isano isobanutse, uzaba uri mu mwanya mwiza uguhesha n'ubundi intebe mu bugingo buhoraho. Ndibuka umuntu umwe, ni Samweli, yateranije Abisirayeli. Mbere y'uko agenda arababwira ati, dore ndashaje, kandi byari bikwiriye gukorwa n'umuntu uwo ari we wese. Aravuga ati, dore ndashaje, ariko ntabwo nshaka kugenda njyanye ideni ry'umuntu uwo ari we wese. None nyabuna mwigire hafi tuganire. Ngo Abisirayeli baraterana, ngo arababaza ati, niba hari ikintu cyantandukanije namwe, sinshaka kugenda njyanye ideni, nimumbwire. Kandi niba kidahari nabwo nimumbwire. Maze abantu bose bamusubizanye neza, bavuga bati, nta kibazo kiri hagati yacu nawe, igendera amahoro. Samweli aragenda, ngo ariko agenda nta mwenda ajyanye, cyangwa se nta deni ajyanye. Bavandimwe, nshuti z'Imana, natwe biradukwiriye ko tugenda, ngo ariko nta kizinga dufitanye na bagenzi bacu, tukagenda mu by'ukuri nta deni tujyanye, cyangwa se bagenzi bacu bakazagenda ariko nta mwenda bajyanye. Nsoza rero kuri ayo magambo yavuzwe na Samweli, karanditse ati, nuko Samweli abwira Abisirayeli
ubwo ni urwa mbere rwa Samweli igice cya 12 umurongo wa mbere. Nuko Samweli abwira Abisirayeli bose ati, yemwe nabemereye ibyo mwansabye byose, mbimikira umwami wo kubategeka. None ndashaje meze imvi, kandi dore abahungu banjye muri kumwe. Muzi yuko nagenderaga imbere yanyu uhereye mu buto bwanjye ukageza n'ubu. Ndi hano, nimunshinje imbere y'Uwiteka n'imbere y'uwo yimikishije amavuta. Mbese hari uwo nanyaze inka ye, cyangwa hari uwo nanyaze indogobe ye? Ninde nariganije ibye? Ninde nahase? Cyangwa se ninde natse impongano ikampuma amaso ngo mbibarihe? Baramusubiza bati, ntabwo waturiganije kandi ntabwo waduhase, nta n'icyo wanyaze umuntu wese. Arababwira ati, ubwo nta mwenda mfite, Uwiteka n'uwo yimikishije amavuta nibo bahamya uyu munsi ko nta mwenda njyanye. Maze Samweli agenda neza, yitwa umukiranutsi imbere y'Imana. Niba hari n'abamuhemukiye nibo basigaranye umwenda, ariko we asoza amahoro, nta mwenda ajyanye. Uko niko Pawulo yavuze ati, narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka ry'umucamanza utabera azampa kurya munsi. Iryo niryo dukwiriye kurwanira, niryo dukwiriye guharanira, bityo abo tubana, abo dukorana, tuzirinde batazagenda badusigiye umwenda, cyangwa twebwe tukagenda ariko tujyanye umwenda wabo. Mureke tubiharanire, yaba umwenda wo muri ubu buzima, turwana intambara yo kwishyura, kabone nubwo twasigara ku gasate k'umutsima ndetse n'agakombe k'igikoma. Kandi dufata imyenda ari uko turi mu ngorane, imyenda y'inshingano, ibyo bagenzi bacu badukeneyeho, ibyo byose tubyiyambure, twishyure, tuzagende tudafite ibizinga, ahubwo dutunganye mu maso ya bagenzi bacu no mu maso yiza, tubaze ibyo twakoze ku bwa Yesu umukiza wacu. Amena. Mbere yuko dusoza, reka turangize icyigisho cyacu tugiherekeresheje amasengesho. Data wa twese uhoraho, turagushimye mwami wacu, tugushimiye imbabazi n'ubuntu uhora utugirira uko bwije n'uko bukeye. Nubwo turi mu isi yangiritse kandi yononwe n'icyaha, ariko imbabazi zawe ziruta intege nke n'ibyaha byacu uhora uducira kanzu. Niyo mpamvu tukiriho, izina ryawe rihimbazwe. Duhaye umuburo wo gukiranuka tukiri muri ubu buzima, kugira ngo tutazitwa babihemu. Turakwingize mwami ngo uduhe umutima wo gutinya imyenda, kandi iyo twafashe uduhe umutima wo kuyishyura, yaba imyenda dufite kuri bagenzi bacu y'iby'ubu buzima, yaba imyenda y'iby'umwuka, uduhe umutima wo kubyishyura, turangize inshingano zacu, kugira ngo ku musozo w'urugendo tuzahagarara imbere yawe tudafite inenge. Ngaho komeza udufashe, Mwuka Wera tuyobore, ibihe dushigaje mu isi uduhe gukorera mu ruhande rwawe, tuzasozanye umutima utunganye, tuzasozanye ubukiranutsi n'ubunyangamugayo twagize tukiri muri ubu buzima, ku bwa Yesu umukiza wacu. Amena. Nabona tugeze mu gihe dukeneye imbaraga zo gushyira mu bikorwa ibyo twizera, kuko imbere yacu hari ibihe bidukomereye, ni ngombwa kuba twarisunze Umuremyi. Ndabona tugeze mu gihe dukeneye imbaraga zo gushyira mu bikorwa ibyo twizera, kuko imbere yacu hari ibihe bidukomereye, ni ngombwa kuba twarisunze Umuremyi. Mana, ni wowe twiringiye, twishize mu maboko yawe, kuko ibidutegereje biri imbere ntabwo tuzi uburyo bikomeye, mu bihe by'inzara n'umunaniro. Mana, uzaturinde twe gucogora, amasezerano watanze ntatinda,
uzaduhe kubyihanganira. Abisirayeli ubwo bendaga kuva mu bubata, bishize mu bwishingizi bw'Umuremyi, kubwo kugendera kw'ihame bategetswe n'Imana, yatumye imfura zabo zitarimburwa. Abisirayeli ubwo bendaga kuva mu bubata, bishize mu bwishingizi bw'Umuremyi, kubwo kugendera kw'ihame bategetswe n'Imana, yatumye imfura zabo zitarimburwa. Mana, ni wowe twiringiye, twishize mu maboko yawe, kuko ibidutegereje biri imbere ntabwo tuzi uburyo bikomeye, mu bihe by'inzara n'umunaniro. Mana, uzaturinde twe gucogora, amasezerano watanze ntatinda, uzaduhe kubyihanganira. Amadini yo kw'isi yose azihuza na leta, babuza abana b'Imana umudendezo, bazabahatira kumvira amategeko y'abantu, nibanga ntawe uzemererwa gutunda. Amadini yo kw'isi yose azihuza na leta, babuza abana b'Imana umudendezo, bazabahatira kumvira amategeko y'abantu, nibanga ntawe uzemererwa gutunda. Mana, ni wowe twiringiye, twishize mu maboko yawe, kuko ibidutegereje biri imbere ntabwo tuzi uburyo bikomeye, mu bihe by'inzara n'umunaniro. Mana, uzaturinde twe gucogora, amasezerano watanze ntatinda, uzaduhe kubyihanganira.